Twongere tubasuhuze nshuti bavandimwe mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndasuhuza inshuti zanjye zo mu Rwanda, ndasuhuza abakunzi banjye bo mu bihugu bigiye bitandukanye, muri Amerika, muri Uganda, muri Kenya, ku migabane yose. Abantu bose batwereka ko badukurikiye, turabashuhuje. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mazina yanjye nitwa Dawidi ndagije Imana nk'uko bisanzwe. Uyu mwanya ngarutse kubana namwe mu ivugabutumwa. Uwiteka abahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dutangire dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, uravuga bikaba, iyo utegetse gusa birakomera. Uri Imana y'abagufi, Mwami Imana we ntabwo urobanura ku butoni, uri isambu nziza itarumba. Mwami Imana, abantu barobanura ku butoni, abantu bareba inyuma hagaragara, ariko wowe Mwami Imana ntabwo ujya ureba nk'uko abantu bareba. Uri Imana ireba kabiri. Mana, ureba umuntu warangiza ukamurebana n'ikimusengesha. Reka Kristo mwiza, abantu bose bakurikirana iki kiganiro, reka ubahe umugisha. Abarushye baruhurwe nawe, kandi abakeneye ineza y'Imana barengegwe n'amaboko yawe. Urakoze Mwami. Ngaho nubane natwe muri iki kiganiro, cyo wagambiriye ko twumva aba ari cyo twumva, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abagwayi reka bakire, bari mu bibazo bigiye bitandukanye reka barengegwe n'Imana. Urakoze Kristo, kumvise gusenga kwacu. Amen. Imana rero ibahe umugisha nshuti bavandimwe. Nitwa Dawidi nk'uko bisanzwe, ngarutse mu ivugabutumwa ry'Imana. Nifuza ko dusangira, ubundi Uwiteka agahabwa icyubahiro. Reka dusome mu gitabo cy'umugaragu w'Imana Dawidi, muri Zaburi ibice byaho 68, turahera ku murongo wa 2. Haravuga ngo Imana izahaguruka abanzi bayo batatane. Imana ihaguruke. Wowe unkurikiranye, Imana ihaguruke ku buzima bwawe, kandi ye guhaguruka rimwe, ihaguruke kabiri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Jambo ry'Imana murongo wa 2, mu bice 68, ravuze ngo Imana izahaguruka, kandi nihaguruka abanzi bayo bazatatana. Imana ihaguruke ku buzima bwa. Iyi Imana yahagurutse, byanze kwemera biremera. Iyi Imana yahagurutse, abarozi barabimenya bakibwiriza. Iyi Imana yahagurutse, ubugwayi burahagarara. Iyi Imana yahagurutse, ushomeri buribwiriza bukagenda. Imana ihaguruke mu kibazo cyawe, Imana ihaguruke mu bana bawe, Imana ihaguruke mu kazi kawe. Imana ngo nimara guhaguruka abanzi bayo bazatatana. Imana ye guhaguruka rimwe, ahubwo ihaguruke kabiri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ihaguruke mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Byanze kwemera mu mwuka, Imana nihaguruka bizemera. Byanze kwemera mu buryo bw'umubiri, Imana nihaguruka biremera. Imana ihaguruke mu izina rya Yesu Nazareti. Ngo kandi bazahunga mu maso hayo. Imana nimara guhaguruka, abantu bose bayanga ngo bazahunga mu maso hayo. Abarozi bazahunga mu maso hayo, abapfumu bazahunga mu maso hayo, ubugwayi buzava mu maso hayo. Imana nimara guhaguruka, Imana yo yahagurutse ku mukene ahindurirwa izina akaba umukire. Imana yo yahagurutse ku mushomeri ahindurirwa izina agahabwa akazi. Imana yo yahagurutse ku bugwayi burahagarara. Ngo kandi abayanga bose ikimara guhaguruka, ngo bazahunga mu maso hayo. Imana ihaguruke ku buzima bwawe, hagira ibintu biguhunga kubera ko Imana yahagurutse. Maze iminsi uri mu bibazo, maze iminsi uri mu ntambara, kubera ko Imana itarahaguruka. Imana yakubwiye ko izakugirira neza. Uziranye n'Imana mu mvugo, uyu munsi wa none muhure mu bikorwa. Imana iyo yahagurutse iza yikoreye.
Imana ize yikoreye mama, Imana ize yikoreye ibyo mwavuganye, Imana ize yikoreye wa mugabo wowe unkurikiranye, Imana ize yikoreye wa mukobwa we, Imana ize yikoreye wa musore we uziranye n'Imana mu mvugo, munsi wa none muhure mu bikorwa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngo nk'uko umwotsi utumuka niko uzabatumura. Imana imaze guhaguruka ngo nk'uko umwotsi utumuka ngo niko uzabatumura. Imana ikimara guhaguruka nk'uko umwotsi utumuka ngo niko abarozi izabatumura, niko ibigeragezo izabitumura, niko ubukene izabutumura, niko intambara warwanaga zizatumuka. Nk'uko umwotsi utumuka ngo niko bizatumuka ku buzima bwawe. Hagira ibintu bitumuka, burwayi nibutumuke, bigeragezo umazemo iminsi nibitumuke, kubera ko Imana igize gute? Ihagurutse mu izina rya Yesu Kristo. Hari korasi nkunda ivuga ngo humura humura naguzahora ubabaye, humura humura intambara zizavaho, humura humura ubukene buzashira, humura humura dore Imana irakwibutse, humura humura naguzahora ubabaye, humura humura naguzahora ubabaye. Imana iyo yahagurutse ku mukobwa usenga ahindurirwa izina akaba umugore. Imana iyo yahagurutse ku mubyeyi usenga ahindurirwa izina, yari amarira akavamo iki? Akavamo ibyishimo. Ngo nk'uko umwotsi utumuka, hagira ibintu bitumuka mu kazi kawe, Imana igira ibintu itumura mu rugo rwawe. Barozi bagufasheho ijambo, ariko Imana igira ibintu itumura kubera ko ihagurutse. Imana ihaguruke mu rugo rwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. ngo nk'uko umwotsi utumuka niko uzabatumura, nk'uko ibimamara biyagira imbere y'umuriro ngo niko abanyamahanga bazarimbukira imbere y'Imana. Imana igira ibintu irimbura ku buzima bwawe, ariko abakiranutsi bazanezerwa, bazishimira imbere y'Imana, niko bazishima ibyishimo. nimuririmbire Imana, muririmbe izina ryayo ishimwe, muharurire Imana inzira inyuramo mu butayu, iri mu igare, izina ryayo niya, mwishimire imbere yayo. Murongo wa 6 tuvuze ngo iki? Uravuga ngo Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi, ni umucamanza urengera abapfakazi. Imana ishimwe ngo Imana mu buturo bwayo bwera. Imana ishimwe ngo kandi iyi Mana iri mu buturo bwayo bwera ngo ni se w'imfubyi kandi ni umucamanza urengera abapfakazi. Umva mama, umva wowe nkurikiranye, nubwo abantu badahari Imana irahari, nubwo umugabo atahaba Imana irahari, nubwo umugabo yagenda Imana ntiyagenda. Imana ni se w'imfubyi kandi ni umucamanza urengera abapfakazi. Nubwo wireba ukabona nta cyerekezo, Imana ni se w'imfubyi. Lebone taya widimo. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo mbese umubyeyi yabasha kwihakana umwana yabyaye ntababarire uwo yonsa? Bibiliya yarambwiye ngo yego yamwihakana, ngo ariko ngewe sinzakwihakana. Ntabwo Imana izakwihakana. Amaso yawe yahange ku Mana. Imana ni se w'imfubyi. Abo muvukana nubwo bagenda Imana ntabwo izagenda. Nshuti n'abavandimwe nubwo bagenda Imana ntabwo izagenda. Maso yawe yahange ku musaraba. Imana ishimwe. Imana ibitumure ku buzima bwawe, gira ibintu itumura. Imana ihaguruke, byanze kwemera byemere. Imana ihaguruke mama ku buzima bwawe. Barozi bagufasheho ijambo nuko Imana itari yaragahaguruka. Imana ihaguruke. Nihaguruka biramenyekana mu mudugudu utuyemo, mu ikaritsiye ubamo. Nuhaguruka birazebonema, birasobanuka. Ni se w'imfubyi. Ndashimira Imana. Ababyeyi bananiwe ntabwo Imana ijya inanirwa. Abantu badahari ntabwo Imana ijya icika intege. Maso yawe yahange kuma.
ngo nk'uko umwotsi utumuka ngo niko uzabatumura. Imana ibitumure. Byari byaranze kwemera, Imana ibitumure. Imana ikoresha itegeko ku buzima bwawe mama. Imana ikoresha itegeko maze igihe kinini usengera urubyaro. Imana ikoresha itegeko maze igihe kinini aho uhamagara ubutabazi bw'Imana. Imana ikoresha itegeko. Mpamvu byagusuzuguye nuko itegeko ry'Imana ryari ritarakagera mu kibazo cyawe, ariko uyu munsi wa none mpanuriye ubuzima bwawe ngo Imana ije gukoresha itegeko mu kibazo cyawe, mu ntambara urwana. Imana ize gukoresha itegeko mu izina rya Yesu Kristo. Byari byaragusuzuguye, Imana ikoresha itegeko. Maze igihe kinini usaba akazi, Imana ikoresha itegeko. Byari byaranze kubera ko itegeko ry'Imana byari ritaraza, ariko uyu munsi wa none Imana ikoresha itegeko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amena. Imana ikoresha itegeko. Uradepoje biranga, Imana ikoresha itegeko. Imana ishimwe. Imana ikoresha itegeko. Bandi bakora ubukwe wowe ureba nuko Imana yari itarakoresha itegeko, ariko uyu munsi wa none Imana ikoresha itegeko mu byawe. Imana ikoresha itegeko mu ntambara, mu kazi kawe. Imana ikoresha itegeko mu bakugwanya. Imana ikoresha itegeko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndashaka kugusengera, Imana igakoresha itegeko. Ndashaka gusengera abakobwa n'abasore bashaka ko Imana ikoresha itegeko ku buzima bwabo. Ndashaka gusengera n'ababyeyi bashaka ko Imana ikoresha itegeko, n'abagabo bashaka ko Imana ikoresha itegeko. Ndashaka gusengera ubuzima bwawe Mana mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Uri Imana ivuga bikaba, iyo wategetse birakomera. Nsengeye uyu mukobwa akeneye kumuhindurira amateka, ukamukorera ubukwe, ugakoresha itegeko mu izina rya Yesu. Karande nizicike nurangiza ukoresha itegeko. Nsengeye uyu musore maze igihe kinini agusaba inkwano, Mana akoresha itegeko. Byanze kwemera byemere. Karande ndazihagaritse, mpagaze mu mavuta yawe. Mpagaritse izi mbaraga zituma uyu musore adashaka, zituma uyu musore aguma mu kazitiro ka karande. Koresha itegeko mu izina rya Yesu. Mpamagaye imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana nizimubohore. Presence y'Imana nibe kuri we mu izina rya Yesu. Natuye imbaraga zimwinjiza mu mugisha wiwe mu izina rya Yesu. Neza y'Imana nyihamagaye ku basore, nyihamagaye ku bakobwa mu izina rya Yesu Kristo. Mavuta abahindurira amazina, mavuta ahindurira abasore amazina, akabagira abagabo. Nonaha enema taya widimo benekota rawi jeziki de bonema mandaya siregrere resevenikia jeze urababa kia bone benetando rawiri gide bone manda zole bene fore gide binima mana ndaba enema taya widimora. Sengeye aba basore, nyemerera babone ukuboko kwawe, ukoresha itegeko. Sengeye aba bakobwa nabo ukoresha itegeko. Byanze gukunda bikunde mu izina rya Yesu. Nsengeye aba enema taya widimo. Nsengeye ababyeyi mwami Imana bashaka kububakira ingo, nyemerera ukoresha itegeko mu ngo zabo. Badayimoni babasenyera ingo, none ndabirukanye mu izina rya Yesu. Babuze amahoro mu ngo zabo, nohereje imbaraga zibahesha amahoro mu izina rya Yesu. Batumvikana n'abagabo, mwami wanjye Yesu koresha itegeko. Byanze kwemera byemere, byanze gukunda bikunde mu izina rya Yesu. Nyemerera ukoresha itegeko. Mbaraga zawe zigaragare, neza y'Imana ibagaragareho mu izina rya Yesu. Ingo z'aba babyeyi Imana nizubake mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Ababyeyi barara barira, Imana nibahuriza amarira. Imana ni enema, Imana nicecekesha amarira mu izina rya Yesu. Ababyeyi bafite agahinda, Imana bakiza agahinda mu izina rya Yesu Kristo. Batumvikana abagabo babo, nyemerera Uwiteka nyir'ijuru tanga umwuka wo kumvikana. Abagusaba urubyaro ndabasengeye, nohereje imbaraga zibahesha kubyara, nohereje imbaraga zibahesha kubyara. ribo shenderebo bene tandora wirigide bone manda. Nohereje imbaraga zibahene kotala widimo zi enetaya bone manda zizibini fo shalalala bone kota zone bone manda yasika shala bini manda zobene kotala wirigia
shalabini manda ya sire grere no ene manda no heji ene taya bone no lezibinifo no heji imbaraga zihesha ababizeye urubyaro mu izina rya Yesu. Nohereje imbaraga abari muri Amerika, Mana nibibuke, abari muri Uganda, aba enetaya bari muri Canada, azibinifo shalabone manda shalabini manda ya siregre, ababuze akazi Mana nibibuke mu izina rya Yesu. Aba bagabo Mana nibibuke, enetaya bone manda somene kudibinima shalalabo menetaya Mana, aba bagabo bibuke bakomereze mu ngo zabo, ezene bone manda barambira amahema mu izina rya Yesu. Abagabo bakeneye akazi Mana nibibuke, bakeneye ibyangombwa bigiye bitandukanye Mana nibibuke, abagwayi nibakire, bari mu bibazo Imana nibibuke mu izina rya Yesu w'i Nazareti, amen. Imana rero ibahe umugisha, kandi Imana ihaze kwifuza kwanyu. Iyi ngiyi ni ya YouTube yitwa Isengesho TV, yari Dawidi TV ariko twahinduye izina, ubu isigaye yitwa Isengesho TV. Turagusaba gukora subscribe wowe utarayikora, kandi ugasharinga n'abandi, kandi ugakanda n'akazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tugenda dutambutsa uko bwije nuko bukeye. Imana rero ibahe umugisha, kandi Imana ihaze kwifuza kwanyu. Yitwaga Dawidi TV ariko uyu munsi isigaye yitwa Isengesho TV. Imana rero ibahe umugisha, ndabakunda, amen. Recording mikoro ngiye gugira iminota 5 mwana, iminota 10 yonyine. Wenda ndashaka umusengera mwana, kingiro ndashaka gukora nk'iminota 5, nashaka ibitano, nashaka